Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Iyo iracyari Beta Skills TV n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi, tugenda tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'izindi nama ziba zirimo ubumenyi bwagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku ngingo ebyiri, imwe isa nkaho izwi ariko indi yo ntago izwi n'abantu benshi, niyo mpamvu ngira ngo nze kuyigarukaho kuko iba yerekana ikibazo kidasanzwe mu mikorere y'umubiri w'umugabo. Turaza kureba rero impamvu ushobora kuba wapima inkari z'umugabo ugasanga aratwite, nyamara bizwi ko umugabo atajya atwita. Hari abantu babisomye bakagira ngo bibeshye, nyamara niko biri, dore ko byerekana ko ushobora kuba ufite ikibazo gikomeye cyane mu dusabo tw'intanga. Nyuma yaho ndaza nsubiza nanone ikibazo kibazwa na benshi, impamvu ushobora kuba wakoresha ibinini bigiye bitandukanye, akenshi bizwi ko birinda gutwita, nyamara ukisanga watwise. Ntabwo rero biterwa n'uko wabifashe nyuma y'igihe kiba giteganyijwe, ahubwo hari n'indi mpamvu ikomeye abantu benshi batajya bitaho. Guhaye ikaze rero nkubwira ngo nimba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro byacu kuri iyi sheni yacu ya YouTube ya Beta Skills TV, nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo n'ubundi tuzajye tubana no mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Niba wajyaga wibwira ko igihe cyose uramutse upimye inkari z'umugabo zakwerekana ko adatwite, nyamara siko bimeze. Hari igihe upima inkari z'umugabo ukabona bikwereka ko umugabo atwite, nyamara bizwi ko umugabo adatwita. None biba byatewe n'iki cyangwa se bisobanuye iki? Nibyo tugiye kuza tugusobanurira rero muri iyi nkuru yacu y'uyu munsi. Ese ubundi kariya gakoresho gapima iki? Ubusanzwe mu gupima inda y'umugore hari uburyo butatu bukoreshwa. Ubwo turavuga ubumenyerewe, hari ugupima inkari ari nabyo bikoreshwa ndetse kenshi, hari ugupima amaraso ndetse hari no gukoresha iritarasawundi bakunze kwita ekogarafi. Buri buryo bufite uko bukoreshwa ndetse hari n'igituma ari bwo bakoresha. Tugarutse rero kuri kariya gapima inkari kaboneka muri farumasi zose, iyo gapima inkari kaba gashaka kwerekana umusemburo uzwi nka HCG mu ndimi zo hanze, mu magambo arambuye kakaba kitwa Human Chorionic Gonadotropin Hormone. Uyu ukaba ari umusemburo wiyongera mu nkari iyo umugore atwite, bityo kubonekamo kwawo bikaba ari byo bigaragaza ko umugore atwite. Hari igihe rero wagakoresha no ku nkari z'umugabo, bikaba byakwereka ko atwite, nyamara atari uko atwite, ahubwo kuko nawe mu nkari ze uriya musemburo wa HCG wabaye mwinshi. Biba biterwa n'iki? Ubwinshi bw'uyu musemburo mu nkari z'umugabo ubwinshi bw'uyu musemburo mu nkari z'umugabo si ikintu cyo gukerensa, kuko ni kimwe mu bishobora kwerekana ko umugabo afite kanseri y'udusabo tw'intanga, ari byo bizwi nka kanseri y'amabya, kuko iyi kanseri ituma uyu musemburo uba mwinshi mu nkari. Mu gihe rero wabikora wikinira ugasanga uratwite kandi uri umugabo, ni byiza ko wagana abaganga bakagusuzuma bakareba ko udafite uburwayi butera kwibwira ko utwite uri umugabo. Gusa si ibi gusa, ese ni ibihe bindi? Uretse ku mugabo, burya n'umugore ashobora kwipima akabona ko atwite nyamara adatwite. Igihe ubona ibisubizo ko utwite ariko mu mubiri wawe nta kimenyetso na kimwe ko utwite, ndetse imihango ikaba yakomeza kuza uko bisanzwe. Bimwe mu bishobora gutuma wibeshya ko utwite kandi udatwite harimo kuba ufite poroteyine mu nkari, kuba ufite amaraso mu nkari, nko gupima inkari umaze gukora imibonano, mu nkari havanzemo amasohoro, kuba ufata imwe muri iyi miti, imiti ivura igicuri, imiti ivura kwiheba n'agahinda gasaze, na metodone. Uyu ukaba ari umuti ukoreshwa mu kuvura uburibwe buhoraho kandi bukabije, nko ku bafite kanseri cyangwa indi mpamvu ibatera kuribwa cyane igihe kinini. Dusoza rero tuvuga ko igihe byabaho ugapima inkari zawe ukabona utwite wowe uri umugabo, wagana kwa muganga bakagusuzuma icyaba kibitera. Ndetse nawe mugore ushobora kubona utwite udatwite kubera impamvu zindi zavuzwe haruguru. Tugiye ku kibazo cya kabiri, tukaba tugiye gusobanukirwa igihe nyacyo ndetse n'ibindi bishoboka, nyamara wafashe ikinini cya Norevo
ku gihe. Ukoze imibonano wenda utikingiye cyangwa se agakingirizo kagacika, nyamara ukumva wari uri mu gihe cy'uburumbuke, ni byiza gufata iki kinini. Nyamara hari benshi bibaza, ukibaza icyo gukora ngo udasama, ni ukukibuka ko habaho Norevu. Ukihutira kuri farumasi ukayigura, nyamara hashira ukwezi ukabona nta mihango. Ukibaza uti ese iki kinini nticyakoze cyangwa se bampaye icyarangije garanti? Tuje kugira ngo tugusobanurire neza icyo kinini kimaze ndetse n'igihe usabwa kugifata. Tubanze tukwibutse ko nubwo tuvuze Norevu, ariko si cyo kinini cyonyine gikoreshwa mu kubuza gusama nyuma y'imibonano, ahubwo ni rimwe mu mazina menshi, dore ko habaho F72, Lydia, Plan B, Pile 72, Inshua 72 na Z1 n'andi menshi, gusa byose bikaba bihuriye ku kuba umuti ubamo ari umwe ku magarama angana. Muri rusange byitwa Pile de Siriranteme cyangwa Emergency Conservative Pill cyangwa se Morning After Pills mu ndimi z'amahanga. Nyuma y'uko dukomeza, reka tubanze turebe gato ku burumbuke. Uburumbuke mu kwezi k'umugore habamo ibice twakwita bitatu by'ingenzi. Harimo igihe cy'imihango, igihe cyo gukura kw'igi n'igihe cy'uburumbuke, aricyo gihe ashobora kuba yatwita. Iyo akoze imibonano mu gihe cy'uburumbuke, intangangabo zitegereza iminsi igera muri 4, nuko aho igi rirekuriwe hakabaho gutwita. Ubusanzwe nyuma y'amasaha 8 ukoze imibonano idakingiye, habaho guhura kw'intanga, ibyo bakunze kwita fecundation cyangwa fertilization mu ndimi zo hanze. Naho ku munsi wa 4 nyuma yo guhura kwazo, hakabaho ifatashinga, aricyo cyagiye igi riza mu mura aho rizakurira, ibizwi nka nidation cyangwa implantation mu ndimi zo hanze. None se ni ryari Noreve ikora? Noreve ikora mu kubuza ko habaho irekurwa ry'intanga cyangwa kuritinza. Umunsi nyawo wo kurekurwa kw'intanga aba ari umwe, ntuhinduka. Gusa kubera benshi bagira ukwezi guhindagurika, uwo munsi nyirizina ntawe uwumenya, ahubwo uba ufite iminsi iri hagati y'7 n'10, uwo munsi nawo ukaba urimo. Rero iyo ukoze imibonano intanga ikarekurwa, ugafata ikinini kibuza gusama, aho niho gikora kuko gituma ryagi ritarekurwa. Bikaba byiza ugifashe ako kanya, watinda nturenze amasaha 72, naho iyo ugifashe igi ryamaze kurekurwa, ntacyo kiba kigikoze kuko gitinza ko intanga irekurwa, ntabwo kibuza igi ryakozwe kuba ryakura. Muri make ibuza ko habaho ovulation, ntabwo ibuza ko habaho fecundation, fertilization cyangwa nidation na implantation. Niyo mpamvu kurinda kwacyo bitari ku gipimo cy'100%, ahubwo biri ku gipimo cya 90%. Ibi bishatse kuvuga ko ku bantu 100 bagikoresheje, 5 muri bo bashobora gutwita. Abise iki kinini Plan B ni abahanga, kuko ubusanzwe hakabayeho na Plan A, ariko yo ni ugukoresha agakingirizo cyangwa ko ubusanzwe ukoresha uburyo buhoraho bwo kuboneza urubyaro, kuko abenshi baba batazi neza umunsi nyawo intanga irekurwaho. Niyo mpamvu byakabaye byiza utiringiye ko uri bufate iki kinini, kuko ugifashe hamaze kubaho ovulation ntacyo kiba kikimaze, niho usanga bamwe bakinywa nyamara bakarenga bagasama. Dusoza twibutse ko umukobwa uri munsi y'imyaka 17 bitemewe kuba yakoresha iki kinini, kuko imikorere y'imisemburo ye iba itarajya ku murongo neza. Ndagushimiye cyane rero wowe twabanye muri iki kiganiro, kugira ngo tuzakomeze ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye iyi sheni yacu ya YouTube igenda igutegurira umunsi ku munsi.